uko Kigeli wa kane Rwabugili yanze kugurisha abanyarwanda mu bucakara avuga ko ari ab'Imana. Ibitabo bitandukanye n'abahanga mu mateka bagaragaza ko hagati y'umwaka w'1500 n'1900 nibura miliyoni 50 z'abirabura bafashwe mu burasirazuba, uburengerazuba no muri Afurika yo hagati bakagurishwa nk'abacakara. Abanyamateka bagaragaza ko nibura ku nkengero z'inyanja y'Ubuhinde hagurishijwe miliyoni 17 z'abirabura. Icyo gihe ibice bimwe bya Afurika abaturage baragabanyutse, bicwa n'inzara, umuruho kubera ingendo ndende no gufatwa nabi. Umwanditsi w'umunyamerika Sir Henry Morton Stanley nawe uri mu bageze muri Afurika mu bukoloni yanditse ko nyuma yo gusubira mu gace ka Maniema ko muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo asanga abaturage baragabanyutse cyane. Iri curuzwa ry'abantu n'ubucakara byaherekejwe no gutesha agaciro, iyicarubozo n'ihohoterwa ry'abirabura bo muri Afurika. Byagize ingaruka zikomeye ku birabura bose aho bava bakagera, kugeza n'uyu munsi baracyangana n'ibisigisi by'izi ngaruka. Ku ngoma y'umwami Kigeli wa kane Rwabugili nibwo abaturage bo mu bihugu byo muri Afurika yo munsi y'ubutayu bwa Sahara no mu karere k'ibihugu byo mu biyaga bigari muri rusange bari imari ishyushye ku isoko ry'ibihugu bya Amerika n'iby'Abarabu. Rwabugili niwe mwami wenyine wanze gufata abaturage be ngo abagurishe. Ahandi mu bice bya Afurika bararaga bafata abagabo n'abagore bafite imbaraga bakabagurisha abazungu n'Abarabu. Abami bagurishaga abacakara bahabwaga impano zitandukanye zirimo indorerwamo, amasaro, imyenda n'ibindi. Umwanditsi akaba n'impuguke mu mateka Sanzabera Jean Dodier agaragaza ko umwami Rwabugili yari yamenye amahano Abarabu bari gukora mu Banyamwezi, mu Bagande, mu Banyoro n'Ikaragwe n'ahandi hirya no hino mu karere. Abarabu bafatanyije n'abami baho bari bamaze igihe bafata abaturage babo bakabagurisha. Umwami Rwabugili amaze kumenyeshwa ko Abarabu bageze ku nkengero z'ikiyaga cya Tanganyika, yahaye itegeko ingabo ze ko umuntu wese w'uruhu rwera bazabona akandagira ku butaka bw'u Rwanda bagomba kumwica. Hari amateka agaragaza ko mu 1871 Abarabu ba mbere binjiye mu Rwanda baje gufata abantu, nta n'umwe warusohotsemo. Ayo makuru barayabwiranye baratinya cyane. Nyuma bagerageje kureshya umwami Rwabugili bamuzanira impano nyinshi zirimo amatungo, imyenda n'ibindi kugira ngo yemere kugurisha abanyarwanda, ariko arabyanga. Nayo mpamvu Abarabu benshi bakambitse bakagarukira hakurya y'Akagera ntibatinyuke kwinjira mu Rwanda. Rwabugili yababwiye ko abaturage ari ab'Imana. Abakoraga ubucuruzi busanzwe buzi bo barambukaga neza bakinjira bagacuruza bakongera bagasubira iwabo. Abarabu bakoze ibishoboka byose ngo binjire mu Rwanda bafata abagabo n'abagore, ariko umwami Rwabugili ababera ibamba. Umushakashatsi akaba n'impuguke mu mateka Innocent Nizeyimana yanditse igitabo yise Ubumwe bw'Abanyarwanda mu mateka yabo, avuga ko abanyarwanda n'ubwami bwabo bari bazi agaciro k'ikiremwa muntu ndetse n'uburenganzira bwe, ari nayo mpamvu bamaganye icuruzwa ry'abantu. Mu kiganiro yagiranye na RBA, Nizeyimana yavuze ko Rwabugili yakundaga abaturage be ku buryo nubwo byari bisanzwe bizwi ko abaturage ari rubanda rw'umwami, kuri we atari ko byari bimeze. Yagize ati, iki gihe cyo gucuruza abirabura Rwabugili yarabahakaniye, aravuga ati, njyewe ntabwo nagurisha abanyarwanda kuko si abanjye, ahubwo ni njye wabo, abanyarwanda ni ab'Imana. Nizeyimana avuga ko muri icyo gihe abanyarwanda bitaga umwami wabo Nyagasani, ni ukuvuga ko yari ahagarariye Imana. Iyi akaba ari nayo mpamvu bikekwa ko yatumye yanga ko abanyarwanda bagurwa mu bucakara. Ati, abanyarwanda bumvaga ko umwami ahagarariye Imana, none se Nyagasani ari kubagurisha ku banyamahanga? Nubwo umwami baje bakamwinginga, yakomeje kwimana abaturage be. Amateka agaragaza ko hari abantu bagurwaga mu Burundi no muri Kongo, mu burengerazuba bwa Afurika no mu burasirazuba. Icyo gihe banyuzwaga mu Rwanda bagiye gupakirwa mu bwato ku cyambu cya Dar es Salaam bakanyuzwa mu nyanja y'Abahinde. Mu banyuzwaga mu Rwanda habaga harimo abana, abagore n'abandi bantu barwaye. U Rwanda rwababona kubera umuntu bwahoze buranga abanyarwanda rugasaba ko abo bantu bagumishwa mu gihugu, noneho u Rwanda rugatanga ingurane. Nizeyimana ati, abanyarwanda barazaga bakabategera mu nzira, u Rwanda rukemera rugatanga amatungo rukabagura, rugatanga ihene nyinshi, rukemera rukaneza ku byo bari batanze aho babaguze, rwarangiza rukababwira ruti, abo bantu ntabwo mwabagezeyo dore bararembye bameze nabi. Yakomeje agira ati, babaguraga n'Abarabu babaga bajyanye muri Tanzania ku cyambu. Ibyo rero byose bikakwereka ko u Rwanda cyari igihugu cyihagazeho, ntirwigeze rugurisha abantu barwo, ahubwo n'abanyamahanga rwarabaguraga rukemera rukabishyura. Lieutenant Gerard Nyirimanzi, umwe mu bagize urwego rw'intwari, impeta n'imidari y'ishimwe akaba no mu ishyirahamwe ry'abacukumbuzi b'ireme ry'umuco n'amateka by'u Rwanda, yavuze ko kimwe mu bigaragaza uko Rwabugili yanze gucuruza abantu ari uko bamwise Bwana Makari cyangwa se umugabo ukaze.
ati abacuruza abacakara bo byari byarabananiye kwinjira mu Rwanda, ku buryo hari umucuruzi umwe wavuze ati pare musiende wana kuna bwana Makari. Banavuga ko kariya gace kitwaga bwana Mukari banakitiriye Rwabugiri wari waranze gucuruza abantu. Nyirimanza avuga ko no mu Rwanda hari amasoko yacururizwagaho abantu, ariko babaga ari abavanywe mu bihugu byo hanze na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ati no mu Rwanda hari isoko ry'icuruzwa ry'abacakara, ariko igihamya gihari nuko Rwabugiri yanze gucuruza abantu. Umusizi Nsanzabera yavuze ko Rwabugiri yanashyizeho ingabo zo kurwanya abacuruza abacakara zishyirwa mu Bugesera ngo zihangane n'Abarabu. Icyo gihe ngo hapfuye Abarabu 10. Kigeli wa kane Rwabugiri yari mwene Mutara wa kabiri Rwogera na Nyirakigeli Murorunkwere. Yimye mu mwaka w'1853 kugera muri Zeri 1895.